ya Kursk ngo barashaka kubaha isomo rikomeye cyane bakabereka ko bakoze ikosa rikomeye mu mateka y'intambara mu isi. Babagoteye muri iyi ntara ya Kursk ku buryo nta n'umwe ugomba kuzahasohoka cyangwa ngo yongere kubona isi y'abazima kereka kuhicirwa bakaharangirira. Inzara, agahinda, ishavu bikazaba abategetsi bo mu bihugu bya OTAN ati yemwe ko muri gusinzira kandi umwanzi adasinziriye, ko muri kwicara mukituriza kandi umwanzi aticaye. Dore umwanzi akomeje kutwoherezaho ingabo z'ibindi bihugu bafatikanije. Ni gute ingabo zo mu gihugu cya Korea y'Amajyaruguru zishobora kuva iwabo zikaza kutwicira iwacu? Ni muze Trump yatorwa. Bati n'ubundi Amerika iri ku wundi mugabane, naho batangaza ko bagomba kubivamo bakabireka intambara bakayisohokamo, Donald Trump akabirangiza intambara muri ubwo buryo bw'uko Amerika ibivuyemo. Twebwe tugomba gukomeza intambara. Ndiduhema kubashimira mwebwe nshuti mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya, ko aho isi ya Bibiliya igeze nawe izagera ni mwebwe tubikesha. Nawe ugeze hano bwa mbere turavuze ngo Uwiteka guha umugisha kuko kwemerera isi ya Bibiliya kwamamaza inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu ikangure benshi, turebe ko twazarokora benshi bakazahunga umujinya uzatera. Mbese koko intambara mu isi zizarangira? Ingabo z'Uburusiya mu gihe zikomeje gukorana umuvuduko uhambaye, ndetse benshi bavuga ko harimo ubugome bukabije kuri ubu ngubu mu mujyi wa Kiev ndetse no mu ntara ya Odessa, ibitero by'ingabo z'Uburusiya zikomeje gukorana imbaraga zihambaye zirimbura. Nk'uko BBC yabitangaje ko mu mujyi wa Kiev umwana w'umukobwa akinjira mu rugo iwabo, idrone yahereye ko isandaza idirishya ry'icyumba cye imusanga mu nzira mushwanyaguza. Ababyeyi be bavuye mu cyumba bari barimo baza birukanka basanga mu cyumba cy'umwana wabo Maria umwotsi n'icyokotsi cy'umuriro byamaze kumutwika, arapfa yitaba Imana. Agahinda ni kose, amarira n'ishavu mu miryango hirya no hino ntibicika. Ibyo biravuga iki? Aha ni ku isi ya Bibiliya wahageze. Isi ya Bibiliya ni ijambo rifite amagambo abiri arigize. Hano ku isi ya Bibiliya uzahumvira ibyabereye hirya no hino ku isi n'ibirimo biraba ndetse n'ibindi bizaba mu gihe kizaza bibera hirya no hino, ariko burya bifite ireme ku buhanuzi bw'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Intego y'isi ya Bibiliya ni ukugira ngo dukangurire mwene muntu arushaho gukora ibyo Imana ishaka, azahunga umujinya uzatera ubw'isi izabishiranye n'ukwifuza kwayo. Kubera ko hano ari ku isi ya Bibiliya, reka nsome uyu murongo wa 7 w'igice cya 24 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo. Haragira hati ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Nguko Bibiliya bitubwiye ibimenyetso by'iminsi y'imperuka byinshi hakubiyemo intambara. Kuri ubu intara ya Odessa n'umujyi wa Kiev muri Ukraine gikomeje gusukwa amatoni y'ibisasu ku buryo buremereye cyane n'ingabo z'Uburusiya, ku buryo umwotsi uva muri ibyo biturika ukomeje gupfuka ikirere cya Ukraine. Ibi ngibi ingabo z'Uburusiya ziri gukora mu gihugu cya Ukraine ziri kubifatikanywa n'ibyo ziri gukora mu gihugu cyazo mu ntara ya Kursk, aho ingabo za Ukraine zafashe iyi ntara ya Kursk ngo barashaka kubaha isomo rikomeye cyane bakabereka ko bakoze ikosa rikomeye mu mateka y'intambara mu isi. Babagoteye muri iyi ntara ya Kursk ku buryo nta n'umwe ugomba kuzahasohoka cyangwa ngo yongere kubona isi y'abazima kereka kuhicirwa bakaharangirira. Inzara, agahinda, ishavu bikazabatsinda ishyanga. Mbese intambara zizarangira mu isi, ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Uku Yesu yavuze ko ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami bugatera ubundi bwami, ibitero by'ingabo z'Uburusiya muri Kiev bikomeje guteza impagarara n'agahinda ku buryo abaturage bo muri Kiev basohotse mu mazu yabo yo hejuru baramanuka bajya mu nzu zo munsi y'ubutaka mu kuzimu mu rwego rwo guhinga ibitero n'ubwicanyi bw'ibikorwa by'ingabo
z'Abarusiya muri Kiev. Agahinda n'umubabaro n'ishavu ni byinshi kuri mwene muntu. Mbese intambara zizarangira, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Nubwo izi ntambara z'ishyanga ku rindi shyanga n'ubwami ku bundi bwami ziri gutuma mwene muntu adaryama ngo asinzire, kuri ubu ngubu ubutegetsi bw'ibihome birusha ibindi gukomera mu isi, umwami wabwo uri ku ruhembe rw'umuheta ari we Donald Trump, yagambiriye kandi ashishikajwe cyane no guhamya yuko izi ntambara agomba kuzirangiza mu gihe kitadufashe igihe kirekire. Uko niko agomeje gutangaza yuko mu gihe cy'amasaha atarenze 24 akimara kwinjira muri White House iyi ntambara agomba kuzahera ko ayishyiraho iherezo. Mbese koko iyi ntambara iraza kurangira? Uko niko abategetsi b'ibihugu by'Uburayi nabo mu nama ya mbere bahuriyemo Budapest kuva Donald Trump yatorwa bati n'ubundi Amerika iri ku wundi mugabane, naho batangaza ko bagomba kubivamo bakabireka intambara bakayisohokamo, Donald Trump akabirangiza intambara muri ubwo buryo bw'uko Amerika ibivuyemo. Twebwe tugomba gukomeza intambara kuko gutsindwa kwa Ukraine byagira ingaruka ku gice cyose cy'umugabane w'Uburayi. Kubw'ibyo tugomba gushyigikira Ukraine, intambara tukayirwana, isibariro rikavuka, Uburusiya tukabuhonda, tukabusya, tukabuhindura umucanga. Mbese intambara mu isi zizarangira koko? Mbese iki gikorwa Donald Trump ashyize imbere cyo kurangiza intambara muri Ukraine zizarangira? Kandi umuririmbyi yaravuze ngo ntabwo intambara zizashira, nta nubwo amahoro azahora keretse Yesu naza agatsembaho urupfu n'ibyaha. Isi irashirana n'ukwifuza kwayo, ukora iby'Imana ishaka niwe uzahoraho iteka ryose. Uku niko perezida w'igihugu cya Ukraine bwana Volodymyr Zelensky nawe akomeje gusakuza, hamagarira abategetsi bo mu bihugu bya OTAN ati yemwe ko muri gusinzira kandi umwanzi adasinziriye, ko muri kwicara mukituriza kandi umwanzi aticaye. Dore umwanzi akomeje kutwoherezaho ingabo z'ibindi bihugu bafatikanije. Ni gute ingabo zo mu gihugu cya Korea y'Amajyaruguru zishobora kuva iwabo zikaza kutwicira iwacu? Nimuze dushyiremo imbaraga natwe tumukorere nk'ibyo ayifuza kudukorera. Aho yifuza kutwohereza natwe tuhamwohereze. Mbese intambara mu isi zizarangira, abantu bave mu nzu zo mu buvumo munsi y'ubutaka bongere bature hejuru batekanye. Ntukure urushinge rwawe hano ku isi ya Bibiliya kugira ngo tukubwire ikigiye gukurikiraho ejo nuko bigiye kugenda. Intego y'isi ya Bibiliya ni ukugira ngo tukusomere ibimenyetso by'ibihe maze nawe urushaho gukora iby'Imana ishaka, kuko ku iherezo aya marenga yose isi irimo iraca iri kwerekeza ku gushirana n'ukwifuza kwayo. Inshuti mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya, turabingingira cyane kenshi gufatikanya n'isi ya Bibiliya, gukangura benshi turebe ko twazarokora benshi bakazahunga umujinya uzatera. Ntujye kure y'isi ya Bibiliya kugira ngo isi ya Bibiliya ikumenyeshe igiye kuzakurikiraho ejo. Uri data wa twese mwiza, uri Imana yacu. Nk'isi ya Bibiliya dusengeye mwene muntu aho aherereye hose abafite agahinda n'umubabaro n'ishavu, ubarwanirire, ubatsindishirize, ubumvire, ubasure kuko ari wowe usura abababaye, ubahumurize ko ari uhumuriza abamerewe nabi, kugira ngo ubwiza bwawe bwongere bubahumurize ko hari ibyiringiro byo kuzongera kubona umunezero. Ngaho bana na mwene muntu ubabaye wese, abari mu bitaro aho hirya no hino, abafite intimba n'agahinda, ubahumurize kubera kuri data wa twese Imana yacu. Kiyobora n'ikibi cyawe none n'iteka ryose Uwiteka we. Amen. Shalom shalom. Nimujye kure. Ibigeragezo binaniye benshi byihanganira, amaso y'abantu areba bugufi, akananirwa kwitegereza ibiri imbere. Intambara mu isi n'ibigeragezo binaniye benshi kubyihanganira, amaso y'abantu areba bugufi, akananirwa kwitegereza ibiri imbere. Dore isi yacu irashira vuba, ariko abakizwa tubikiwe isi nshya. Dore isi yacu irashira vuba, ariko abakizwa tubikiwe isi nshya. Tuzaririmbira mu ijuru.